nize umwuga w'ubudozi mu Ruhango. Nyuma yaho mvuye kwiga nakomeje nikorera, basha gufasha abanyeshuri nshinga ishuri ndigisha. Nyuma yaho mbonye ko ubumenyi ari bukeya, abanyeshuri narabahagaritse, nkomeza amashuri yanjye y'ubudozi n'ubundi aho bita mu Mutara. Mvuyeyo ubwo namazeyo umwaka, navuye 2012 ndaza nkorera mu kigo cy'ababikira Benardine, nakoze imyaka 3. Nyuma yaho rero maze kuva mu kigo cya Benardine, ubu uyu munsi tuvugana ndakorana n'abapadiri mu kigo cyitwa Mutagatifu Bernadette. Naje kumenya ikigo cya BDF gifasha abafite ubumuga, hari ababidushishikarije abakozi bo muri BDF. Ubwo rero nibwo nafashe inzira ndagenda nanjye mbaza uko ibintu bimeze, baratwakira batuyobora muri BDF muri ubwo buryo. Icyo navuga maze kugeraho ni uko mbasha kugenda nkajya nk'i Kigali nkarangura imyenda, ibitambaro nyine nk'uko mubireba hariya, nkaza nkadoda. Ndetse nari mfite imashini yanjye bwite, ariko maze kubona ko nshobora kuba ntangiye kuba nakwiyongera mu mikorere, naguze indi mashini ifashijwe n'ubundi n'iyo nkunga ya BDF. Hanyuma nshaka umuntu dukorana. Nitwa Lidora Inyatsi, nkaba ndi umukozi wa Mukandori Françoise, tukaba tumaranye imyaka 2. Nkaba rero nshimira BDF ko hari aho yamvanye, hari n'aho ingejeje, kandi nkabasha no gufasha abandi. Ubu ngubu asigaye ajya gukora akazi, nkasigara nkora ibyo abakiriya banzaniye, tukabifatanya. Icyo rero nabagiraho inama ni uko tutakwitinya, ahubwo twahana ibitekerezo mbere na mbere, tukagana iryo terambere, tugahana ibitekerezo. Mbere na mbere ni ibitekerezo. Ubumuga bubi ni ukutagira ibitekerezo, ariko iyo ufite ibitekerezo kandi ukabisangiza abandi, bifite aho bikuvana n'aho bikujyana.